kadagira gutya wenda ugasanga abasore bose bari nje ibyo ntabwo bindeba, nje mfite dreams zanjye, inzozi zanjye ni inzozi zanjye. ni real biriya ni real like nta hantu nkunda narahageze ariko ndavuga to refaire nyine. Ndabasubije mwese mukunda gucyana ibiganiro byerekeye ubuzima bw'ibanga bw'ibyamamare. Uyu munsi tugiye kumenya neza umugore umwe urusha abandi bose kuva hano mu Rwanda, umugore washenye amateka akarushaho kwerekana ubusobanuro bw'ijambo icyamamare. Shaddy Boo haramubona nka sukuriyete isanzwe, ariko hari n'abandi bamubona nk'umugore w'intangarugero, ariko hari n'abandi bamubona nk'umugore ufite amabanga akomeye cyane utatinyuka kuvugira hano imbere ya kamera. Ese mubona ute? Ese Shaddy Boo akura amafaranga amushoboza kuba mu mahoteli ahenze i Dubai? Aho cyese rero siho, none se n'icyamugejeje mu byuma by'abahanzi bakomeye nka Diamond Platnumz na Davido. Muri iki kiganiro rero tugiye gushyira hanze ibimenyetso z'ukuri kwihishe inyuma y'amaso y'amafoto tubona kuri Instagram. Niba ushaka kumenya Shaddy Boo wanyawe mu by'ukuri ntuve kuri iyi video, yensa mu double click rero nk'ibisanzwe, ntibibagirwe kwanda subscribe. Kugira ngo tumenye neza Shaddy Boo ahagana, tuguma no kubanza kumenya aho yaturutse. Shaddy Boo rero twamumenye bwa mbere nk'umugore wa Medisara, umwe mu bagabo bazi gutunganya amashusho y'indirimbo, video director kurusha abandi hano mu Rwanda. Icyo gihe Shaddy Boo yari umugore utuje, wera abana abyuma mu bikari, ariko se mwigeze mwibaza kuki urugo rwasenyutse? Nubwo bavuze ko ari ukubera kutumvikana, hari ibimenyetso byerekana ko Shaddy Boo yari amaze kubona ko isi ari nini kurusha kwa mu rugo i Kigali. Shaddy Boo yatangiye kugaragara mu mashusho y'indirimbo, atangira kumenyana n'abahanzi. Hari amakuru avuga ko Medisara yaba yarabonye ko umugore afite inyota y'icyubahiro adashobora guhaza, ibyo bikamuca intege. Itandukaniro ryabo rero ryabaye ikiraro cyambukije Shaddy Boo ava ku mugore umuyobozi w'amashusho y'indirimbo ajya ku mwamikazi w'imbuga nkoranyambaga. Hari abavuze ko Medisara ashobora kuba yaricujije kubwo kumuha uwo muvuduko, gusa we ntabwo yigeze abitangaza. Iki rero nicyo kimenyetso cya mbere cy'uko Shaddy Boo ari umuntu uzi gukoresha amahirwe yose abonye. Twese turibuka icya kiganiro cyo kuri Royal TV aho Shaddy Boo yabajijwe isaha maze akavuga ngo odek, turabizi ashaka kuvuga ngo o'clock. Icyo gihe abanyarwanda benshi twaramusetse, bamwe bamwita injiji, abandi bamwise umutazi icyongereza, rwose bamukoreza memesi nyinshi hirya no hino. Ariko hano rero niho hagaragara ubwenge bwa Shaddy Boo, aho kumwana cyangwa ngo afunge Instagram ye, Shaddy Boo yasabyaza iryo jambo amafaranga. Yabonye rero ko abantu bose bamuvuga cyane, ahita atangira kwita Odeke o Queen. 2018 na 19 rwose niyo myaka n'icyo byabaye, urandashye kubyibuka. Iki rero cyo kimenyetso gikomeye cy'uko uyu mugore psychology y'abafana azi ko mu Rwanda iyo ukoze ikosa ukaryemera maze ukarihinduramo urwenya, abantu batangira kugukunda. Kuva umunsi rero followers be bariyongereye cyane mu buryo butangaje. Ibi bitwereka ko Shaddy Boo adakeneye impamyabumenyi ya kaminuza kugira ngo acuruze brand yiwe, azi gukoresha intege nke akazigira imbaraga. Ese hari umuntu uzi ubwenge n'ubushabitsi kumurusha? Ndakeka mu bagore ari bake cyane muri uru Rwanda. Reka noneho tugiye ku ngingo iteye amatsiko kurusha izindi zose, amafaranga. Shaddy Boo ntabwo afite akazi kazwi k'amasaha 8, ntabwo afite uruganda runini cyangwa ubucuruzi bw'ibiribwa buhambaye nk'abandi ba business woman cyangwa ubucuruzi bw'ibiribwa bihambaye. Ariko iyo by'amafoto yatandukanye, umubona mu ndege mu ziciro bya mbere, ajya mu mahoteli y'inyenyeri 5 i Dubai, kandi akambara imyenda y'ibihumbi by'amadolari menshi ahenze. Ase amafaranga ava hehe? Hari ibintu bitatu abantu benshi bashingiraho. Icya mbere no kwishyurwa ngo agaragare. Mu bihugu byinshi nka Nigeria cyangwa se Dubai, abagore bizina nka Shaddy Boo barishyurwa kugira ngo bajye mu birori by'abakire bakomeye. Umukire ushaka ko akabyino kamenyekana aramutumira, akamwishyurira itike, hoteli n'amafaranga y'inyongezo kugira ngo aze gusabyine kandi yifotore abantu bamubone. Ibi rero byo bituma Shaddy Boo amara igihe kirekire hanze y'u Rwanda. Ikindi n'abahanzi bakomeye. Twabonye Shaddy Boo kumwe na Diamond Platnumz muri hoteli, twamubonye mu biro bya Davido, twamubonye yifotoza na Floyd. Ese n'ubushiti busanzwe. Ibimenyetso byerekana ko Shaddy Boo ari umwe mu bagore bake b'abanyarwandakazi bafite network z'abagabo b'abanyamuvuduko muri Afurika b'abakire bafite amafaranga. Ibi rero bigatuma abona amahirwe abandi batabona. Ikindi n'abaterankunga. Ibi rero nibyo bivugwa cyane ko bitajya bigiye ahagaragara. Abanyamakuru benshi bamwe bemeza ko Shaddy Boo afite abagiraneza mu bihugu by'Abarabu bamuha impano zihenze. Ibi rero tubishingira ku kuba atasiba kujya Dubai kandi nta mishinga y'ubucuruzi afiteyo igaragara. Ariko hari n'abandi babishingiraho bavuga yuko abagiye muri gahunda bafitanye n'abagabo, cyane cyane mu bijyanye ngo n'uburaya, bavuga ko ari indaya y'abakire. Ariko ibyo ntabwo twata tubyemeza kuko nta bimenyetso bigaragara. Ikindi kintu gitangaje yo kuri Shaddy Boo n'umujyi afasha kuvanga ubuzima bw'akabyiniro n'ubuzima bwo kurera abana be babiri b'abakobwa.
iyo umurebye kuri Instagram ubona ari wa muntu uririmba ukundi ibintu by'ibishegu ubyina mu buryo bukura abagabo, ariko ugeze mu rugo rwe rwose tubona ko umubyeyi w'intangarugero. Benshi rero bibaza niba abana be batazagira ikibazo cy'imyitwarire bitewe n'ibyo babona kuri nyina, ariko Shaddy Boo yigeze kuvuga mu kiganiro kimwe ati ibyo nkora ni akazi, ariko umuryango wanjye n'ubuzima bwanjye bwite mfite uko mbitwara. Hano rero hari ikimenyetso cy'uko Shaddy Boo ari umukinnyi mwiza cyane, azi neza ko agomba kuba sexy kugira ngo agumane amafaranga na views, ariko akaba azi no kuguma ari umubyeyi kugira ngo agumane icyubahiro mu Rwanda. Haravuga ko ubuzima bubiri budashobora kuramba, ko umunsi umwe uruhande rumwe ruzatsinda urundi, reka tubitege amaso. Ntabwo twavuga Shaddy Boo ngo tibagirwe guhangana kwe n'abandi bagore b'ibyamamare mu myaka yatambutse, cyane cyane uyu nguyu tuvuyemo cyangwa se undi wabanje. Hatangiye kugaragara undi mugore witwa Hello the Queen, uyu we afite imiterere body iteye ubwoba, kandi nawe akaba afite connection cyane n'abantu nka Diamond Platnumz n'abandi bantu b'ibyamamare. Ibimenyetso byerekana ko Shaddy Boo yumva ibirenge bya Hello the Queen bimuri inyuma. Twabonye amagambo agenda ashirikana ku mbuga nkoranyambaga, aho buri wese ashaka kwerekana ko arenze undi, akeneye mu gupostinga amafoto no mu mavideo. Ariko se kuki Shaddy Boo agumye hejuru nubwo hari abakiri bato bari kuzamuka? Ikintu cya mbere ni ukubera experience. Shaddy Boo azi gucunga itangazamakuru, azi igihe cyo guceceka n'igihe cyo kugaragara. Hello the Queen rero aracyari mushya mu mukino, ariko Shaddy Boo ni champion rwose, twese turabizi. Ibi ngibi rero bituma tubaza ikibazo kimwe, mbese intambara y'abameka zizarangira gute? Bishobora kuzarangira Shaddy Boo ari butsinze, kuko Shaddy Boo ahora akora cyane kugira ngo atazagira umusimbura ku ntebe y'icyubahiro. None se Shaddy Boo yaba afite umukunzi mu ibanga rikomeye cyane? Kuva yatandukana na Meddy Saleh, Shaddy Boo ntigeze agaragaza umugabo umwe ngo avuge ati uyu niwe mukunzi wanjye. Hari amakuru avuga ko yabikoze nk'amayeri yo gutuma buri mugabo wese ufite amafaranga yumva ko afite amahirwe yo kuba yaba umugabo wa Shaddy Boo. Ariko hari n'amafoto yigeze gusohoka ari kumwe n'umusore w'umunyarwanda uba hanze. Hari n'amakuru avuga ko yagiye ahura n'abanzi bo muri Nigeria bapanga imitwe y'inkundo. Ukuri guhari rero ni uko Shaddy Boo arinda umubano we wenyine cyane. Kuki abikora? Impamvu abikora ni ugukomeza brand yiwe. Umugore uri single iragurwa cyane muri supermarket kurusha uwashatse, rwose twese turabizi. Ikindi ni ukwirinda drama. Shaddy Boo azi neza ko niba ugize umugabo umwe, abandi baguhaga amafaranga cyangwa se impano bashobora guhagarara, kuko bakeka ko umugabo ashobora kuzabagirira nabi cyangwa kuva ko ari amakosa baba barimo gukora. Ibi rero bitwereka ko Shaddy Boo ari umugore urenze, ufite gahunda ndende, ntashaka ko imitima imwivangira muri gahunda ze zo gushaka ubutunzi no kubwirundaho cyane. Ese Shaddy Boo hari ibindi bintu by'ibanga yabakoresha? Ntitwakora iki kiganiro ngo tubure kuvuga ku bintu abantu benshi bongorerana mu mazu y'i Kigali. Havuga ko Shaddy Boo yaba yaragiye kwivuguruza umubiri, plastic surgery. Nubwo we abyihakana akavuga ko ari naturel, hari abagiranye amafoto yakira nayo ubu ngubu bakabonamo itandukaniro nk'iri hagati y'ijuru n'isi. Nawe rero nujya gushakisha amafoto ya Shaddy Boo ya kera, nawe uzabona ko ari itandukaniro rwose. Kuki abafana benshi babiha agaciro? Impamvu rero ko mu Rwanda iyo umugore yihinduye imiterere ye, aba ashaka gukurura abakire bo mu rwego rwo hejuru. Ibi bimenyetso rero by'imiterere bituma abantu bamwe bavuga ko ari watumye umuco wo kwiha imiterere udafite wogera cyane mu bakobwa b'i Kigali. Nanone havuga ku mbaraga z'ibanga akoresha kugira ngo agumane igikundiro, ariko twe nk'abasesenguzi dushingira ku bintu bifatika rwose. Shaddy Boo akoresha igikundiro n'ubwenge bwo kumenya icyo abagabo bashaka kureba, akabaha icyo bifuza. None se ubundi Shaddy Boo ninde mu z'ukuri? Tumaze kurebera hamwe urugendo rwa Shaddy Boo, turebye Odek uburyo yibeshya akavuga Odek kugira ngo avuge o'clock, turebye kuri Meddy Saleh, turebye ku ngendo z'i Dubai n'amayeri yo gukora marketing. Ukuri gwaye rero ni uku nguku, Shaddy Boo ntabwo ari umukobwa mwiza gusa, ahubwo ni umushabitsi w'umubusiness woman. Wubakiye empire ye ku bintu bitatu: icyubahiro, amatsiko n'imiterere. Kandi yashoboye guhindura uko abantu babona abagore batandukanye n'abagabo babo hano mu Rwanda, abereka ko ushobora kumudivorce kandi ugatwika. Shaddy Boo umugore wizamuye, ariko hagati aho ngaho ikibazo dusigana twe twese, ese igihe Shaddy Boo azaba yashaje agatakaza ubwiza, azashobora kugumana ubu butunzi cyangwa se ubuzima bwe bwubakiye ku bintu bishobora gushira mu munota umwe gusa nawe atabitekerezaga? Ese wowe ubibona gute? Ese Shaddy Boo niwe mugore uzi ubwenge kurusha abandi hano mu Rwanda, cyangwa n'umuntu wagize amahirwe gutyo gusa? Ijya muri comment rero tubwire uko ubibona. Niba hari ikindi kimenyetso uzi ku buzima bwe twe tutavuze, ugishyire muri comment. Ntiwibagirwe gukanda subscribe kuko ikiganiro gitaha kigiye kuba cyakataraboneka. Njye ni Sam Double Kiki, tubone mu kiganiro gitaha.